Kongera amashyi menshi ku ijambo ry'Imana. Ariko ndanezerewe bacu. Imana igeze umugisha. Turagushimiye mwana w'Imana, dushimiye izina ryawe rikomeye, turagushimiye ubuntu bwinshi neza n'urukundo rwawe. Ijambo ryawe rirambwira ngo wabanje kudukunda, niyo mpamvu natwe tugukunda. Turagushimiye uyu mwanya, turagushimiye Mwuka wera w'Imana wane natwe mu izina rya Yesu, amen. Haleluya, haleluya. Tuzamura amaboko duha Imana icyubahiro. Haleluya. Ashimira Imana kubw'uyu mugoroba mwiza Imana duhaye, kandi nongera kubasuhuza. Imana ibahe umugisha. Twari tubakumbuye cyane, none Imana yakunze ko twongera kubana. Imana nishimwe. Haleluya. Ndashimira Imana by'umwihariko ko Imana yongeye kumbonera umwanya wo kuza mu gitaramo. Ubushize turaha iwacu ntabwo barimo basenga, none ubu nabwo Imana yongeye kunkingurira akaryango kugira ngo mbe mu gitaramo. Abandi ubu nyine barabyuka bitegura kuryama, niko kazi. Twe rero Imana ni amahirwe kubona turi hano mu gitaramo. Njye by'umwihariko aho narindi muri iki cyumweru gishize, nahoze mbabwira ngo ntabwo barimo kubikora nk'uko mbishaka. N'ubu ngubu ko murakubikora nuko nyine mubifite. Nuko mubifite, niyo mpamvu murimo murabikora gutya. Ariko icyo bihereza nk'abandi batabifite, bo bikora neza, ko murasa n'abantu nyine. Iyo umuntu afite ikintu ntaza amenya agaciro kacu. Kuba mubifite murabifata mirenegwe, wa mugani w'Abanyarwanda, murabifata n'amaboko yoroheje. Ariko icyo bisingiriza nk'abandi ni ibintu bikomeye. Mwebweho mubifite, muzajya mubikora nk'abatazabikoreje. Bizabafasha, kuko isi ni injuste. Isi iri injuste. Isi iri unfair. Ibyo ishaka kutuzanira ni ubuzima bwa isolation, ubuzima bw'aho umuntu azajya yisanga wenyine. Igihe uri kumwe n'abandi bagufata kugira ngo bagire ahantu bakuzamura bakugeza, byo biha agaciro. Kandi mu gihe turi kumwe tuzamura amaboko tuvuge haleluya. Biragoye, njyewe birangoye cyane kugira ngo nze kuganira umwanya mutoya mfite, n'urukumbuzi nari mfite n'ibintu byinshi numva nshaka ko tuganira. Birangoye rero. Mu Rwanda tujya tuvuga ngo nta gutezuka. N'ubu nta gutezuka no kwiga ijambo ry'Imana. Munyemerere mu mwanya mutoya dukoreshe ubwonko, dukoreshe kugira ngo twumve cyane mu mwanya muto. Nibiza kuba uruhurirane rw'ibintu byinshi, tuze kubyihanganira. Amen. Tuvuge cyane haleluya. Nashatse ko tuganira amagambo nise umurimo wa Mana n'umurimo wa muntu. Umurimo wa Mana n'umurimo wa muntu. Umurimo wa Mana n'umurimo wa muntu.
nzakomeza ngaruka kuri aya magambo niyo nahoze mvuga ubushize, aho uyu munsi hariho abantu barimo baratubwira ngo umurimo wa Mana urahagije. Abantu barimo baratubwira ngo umurimo wa Mana urahagije, nta murimo wa muntu bisaba. Bivuga iki? Icyo abantu bakoze muri iki gihe bashaka, ndabyita kudevia, ndabyita kuyobya ubutumwa bwiza. Ni abantu bafashe ukuri kumwe mu kuri kwinshi baragukabye. Kambisubiremo, icyo abantu bakoze, ibyo turimo turarwana nabyo muri iki gihe, turimo turarwana n'abafashe ukuri kumwe bagukura mu kuri kwinshi. Uko kuri kumwe bakuye mu kuri kwinshi baragukabye, bakugira ikintu. Kandi ijambo ry'Imana gospel ni ukuri kwinshi kuri hamwe. Ariko iyo wakoze mistake, iyo wakoze erreur, iyo wakoze ikosa ryo gukura ukuri kumwe mu kuri kwinshi, warangiza ugakabya ukuri, uko kuri kumwe birangiza bibaye ubuyobe. Kambisubiremo rimwe. Turi kumwe? Twavuga amina? Twongere kandi haleluya. Ikosa ririho muri ubu buzima n'ibyo muzabwira abandi kureka, ni ugukura ukuri kumwe mu kuri kwinshi. Wamara gukura ukuri kumwe mu kuri kwinshi ugakabya ukuri kumwe. Ino hari ibyadutse bisa n'ibyadutse iwacu, birimo birabwira abantu bikababwira uku. Ntituvuga ko ibyo bintu atari ukuri, ariko ikibazo ni ukuri kudasangiwe n'ukundi kuri, kandi ukuri gukuwe mu kuri ni ikinyoma. Amen. Amen. Imana yakoze imirimo ikomeye ibiri ku muntu. Imana yakoze imirimo ibiri ikomeye iyo yakoreye icyitwa muntu. Imana yakoze imirimo ibiri ikomeye iyo yakoreye muntu. Icambere ni Imana yari ihaye umuntu ishusho yayo. Uyu niwo murimo ukomeye. Imana ibyo yaremye byose yari yaramaritse la différence n'ibindi biremwa byose. Iravuga ngo hari icyo nitoranirije ngikura mu byo naremye, ibyo naremye byose ngihereza ishusho yanjye. Umurimo ukomeye wa mbere Imana yakoreye muntu, ni Imana yari ifashe ishusho yayo ikayambika muntu. Umurimo ukomeye wa Mana. Ni Imana yari ifashe ubwiza bwayo, ni Imana yari ifashe. Iyo ndimo ndabivuga njya mvuga ngo Imana yahaye ishusho yayo umuntu, iyimuhereza mu byitwa les trois auxiliaires. Imana yahaye umuntu ishusho yayo muri avoir no muri être no muri faire. Amere, agire, akore. Wow, good. Yari yahaye umuntu ngo agire ishusho y'Imana, agire isa n'iby'Imana ifite, kandi ngo akore isa n'icy'Imana irimo irakora. Uwo muntu nawe atware. Siko birivuga ba? Igice cya mbere 26 mu itangiriro. Uyu muntu il doit être comme nous, azaba ameze nkatwe. Il doit avoir notre image, azaba afite nk'ibyo dufite. Il va faire ce que nous faisons, azakora nk'icyo dukora. Uyu muntu nawe atwara. Ni ko Imana. Tuzamura amaboko rimwe. Tuvuge cyane haleluya. Twongere rimwe kandi. Tuvuge cyane haleluya. Imana irema umuntu asa gutyo.
iramubwira ngo wowe utandukanye n'ibindi biremwa, kandi ikigutandukanya n'ibindi biremwa ni ishusho yanjye nguhaye ishusho yanjye, hanyuma nguhaye no gukora umurimo usa n'uwundi mu ndakora. Imana ikora igitangaza cyitwa acte de umurimo wa decentralisation, sinzi uko mbyita, umurimo wo kudecentraliza. Akora ijuru riba decentralize, irarumanura riva mu ijuru, riba decentralize riramanuka riza no mu isi. Ibwira umuntu ngo wowe uri mu ishusho yanjye, urongera ukora umurimo usa n'uwo ndimo ndakora, kandi urawukorera ahandi hari ibintu bisa n'ibiri mu ijuru. Tuweza kusema amina? Tuongere kandi haleluya. Uwo ni umurimo wa mbere Imana yari ikoreye muntu. Umuntu yaje kwikura mu ishusho, aza kwikura kuri uwo murimo Imana yari yakoze ikomeye. Umuntu yikura muri bwa bwiza bw'Imana, umuntu yikura muri cya cyubahiro cy'Imana, umuntu yikura muri wa murimo w'Imana, umuntu yikura atakaza. Imana ntiyigeze imuheba, ikora umurimo wa kabiri. Nkunda cyane umurimo wa kabiri wa Mana. Tuzamura amaboko abaririmbyi tuvuge cyane amen. Umurimo wa kabiri wa Mana yakoze, ntabwo yongeye kuzana ishusho yayo ngo yambike umuntu, ahubwo Imana ubwayo yemeye kwambara ishusho ya muntu. Ni mwumve igikomeye. Haleluya, 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 asifiwe Yesu. Umurimo wa mbere wa Mana ni Imana yafashe umwenda wayo, ishusho yayo yambika umuntu. Ngo igere ku murimo wa kabiri, umuntu amaze gutakaza ishusho y'Imana, umuntu yambaye ishusho mbi. Umuntu yambaye ishusho mbi, Imana ubwayo yera ifata ishusho ya ishusho mbi ya wa muntu, iyo aba yo yambaye. Umurimo wa kabiri ukomeye Imana yakoreye umuntu ni Imana yemeye kwambara. Ese yo muretse tukazamura amaboko. Haleluya, haleluya. Amen. Ni Imana yemeye gufata ishusho mbi ya muntu irayambara. Imana yemeye gufata ugusa nabi kwa muntu, ishusho mbi umuntu yari yambaye. Mwumve igikomeye. Ntabwo Imana yabonye umuntu yambaye ishusho itari y'Imana ngo Imana yongere kuvuga ngo reka ngende gufata ya shusho yanjye ngo nongere nyimwambika. Oya, byabaye ngombwa ko Imana ubwayo iyo yambara ishusho ya muntu, kandi itari nziza, y'ubwayo byari koroha yijya kuvuga ngo ni ishusho yanjye ngiye kumwambika. Yarayitakaje, none ngiye kuyifatanya imwambike. Byari byoroshe, ariko birakomeye Imana kwambara ishusho y'icyaha. Utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha. Mureke tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya, asifiwe. Fata ishusho ya muntu irayambara, kandi ntibyari byoroshe. Ntabwo byari byoroshe kugira ngo Imana yambare. Mu gitabo cy'Abafilipi, ese ni ngoma kuvuga ibyanditswe mwandika aricyo bitwaye? Abanyidini nuko mwandike. Abafilipi bice 2 va ku murongo wa 5 kugera ku murongo wa 11 haravuga, birashoboka ko ushize nawe babwiye, haravuga 6 Yesu yaciye bugufi arimo arambara ya shusho ya muntu. Yesu ntabwo ari umurimo wari woroshe. Abanyabwenge bagerageje kugereranya ububabare bwa Yesu. Tuvuge amen. Tuvuge haleluya. Ububabare bwa Yesu barabugereranya, baravuga ngo birasa n'ibise ngo bikubye inshuro 2,000. Baravuga ngo ububabare Yesu yagize bwo ku musaraba
bagereranya ngo n'ibise by'abadamu tutazi twebwe abagabo. Baravuga ngo niko gufata bwa bubabare bw'ibise ngo ugakuba inshuro 2,000. Nibwo bubabare Yesu yagize arimo arashaka kwambara uyu mwenda wa muntu, kandi yabikoze. Tuzamura amaboko yemwe tuvuge cyane amina. Dore ikintu kimwe gikomeye rero, byarakunze ko Imana yambara ubumuntu kwari ukugira ngo ishoboze abantu kwambara ubumana. Fini. Byakunze ko Imana yambara ubumuntu kugira ngo ishoboze abantu kwambara kandi bwa bumana bahora. Iyo bitajya gukunda ko Imana yambara ubumuntu, nta nubwo byari gukunda ko umuntu yambara ubumana. Mana we, ese turi kumwe? Tuvuge cyane amen, twongere kandi haleluya. Niki Imana ishaka kuri muntu? Mu gihe cy'Abisiraheli, reka mbanze ngaruke kuri iki kintu. Mu gihe cy'Abisiraheli mu gitabo cya Maraki igice cya mbere uhereye ku murongo wa 2 ukagera ku murongo wa 14, ni igice cya 10, igice cya mbere cyose harimo ibintu bibiri. Mu gice cya mbere cya Maraki ugisomye cyose kuva ku murongo wa 1 ukagera ku murongo wa 14, Imana yashinjije Abisiraheli, irababwira ngo ngiye kubashinja. Birumvikana niki ndiyo ndavuga? Nukugira gute mu Kinyamurenge? Nukubashinja, nukubasida. Hari ibyo ndimo ndabarega, hari ibyo mbashinja mwebwe. Kubera iki? Harimo umurimo wanjye, hari n'icyo namwe mwagombaga gukora. None ngewe ndimo ndabashinja ko nakoze icyanjye, ariko namwe hari icyo byabasabaga. Mu gitabo cya Maraki ndababwira bine byonyine. Imana aravugaga, reka dusome basi, niba dusoma ariko cyangwa niba dukomeza, kuko mfite umwanya mutoya cyane. Ndaza kugerageza kugira ngo mbisome, nta kundi nza kubigenza, ariko turacari kumwe. Ndagira ngo ubwo turi kumwe turaza kumvikana. Umva icyo yashinjije, umva icyo yabwiye umuntu. Yabwiye umuntu, irababwira ngo dore umurimo wanjye, dore ngewe Mana, dore icyo nakoze. Ku murongo wa 2 yarababwiye ngo narabakunze. Niko Imana yabwiye Abisiraheli, irababwira ngo narabakunze. Irangije ishinja abantu, irababwira ku murongo wa 6, irababaza ngo ko nabakunze, none mwebwe icyubahiro canje mu mpa kirihe? Umurimo wanjye wari uwo kubakunda, kandi narabakunze. Rwa rukundo mbahaye byagombaga kubyara guhereza Imana icubahiro. None ko nabakunze, icubahiro canje kirihe? Where is my honor? Ngewe narabakunze, isezerano ryanjye kwari ukubakunda, namwe mukampa icubahiro. None ko nabakunze, mwebwe mwanyimiye iki? Icubahiro. Ntabwo byarangiye, oya, hari umurimo wa Mana, hari n'umurimo wa muntu. Igihe cyose bababwira ngo nta murimo wa muntu, ni ukubabesha. Hari umurimo wa muntu. Ko nabakunze, ko nabahaye urukundo Abisiraheli, mwagombaga kuripurayinga, mwagombaga kwicura urwo rukundo nabakunze. Icubahiro canje kiri he? Cya kabiri nanone ni ku murongo wa 2, arababwira ngo ko narabatoranyije mbakura mu magana menshi. Tuvuge amen, twongere kandi haleluya. Kwa neema kubwa kabisa tumekubaliwa na Mungu. Kwa neema kubwa zaidi twapata kumtumikia. C'est par la grâce de Dieu, ni kubw'ubuntu bw'Imana wowe watoranyijwe mu bandi ukagirwa uriwe none.
hari igihe tujya twisanga mu buzima tukagira ngo none niko byagombaga kuba, tukagira ngo none sera normalite, ni ibisanzwe nuko byagombaga kugenda. Alors que ce n'est pas le cas. Ntabwo ari byo. Hari igihe twisanga mu buzima ukagira ngo none nuko nyine nagombaga kwisanga n'umukristo. Sivyo. Hari cyakozwe gikomeye kugira ngo utoranywe kuba umukristo. Arababwira ngo yigeze kubabwira mu gitabo niba atari cyo gutega kwa kabiri, arababwira ngo suko mwarushaga abantu ubwinshi, ngo si nuko mwabarushaga amaboko. Sindi kwibuka ngo ni mu bihe bitabo bya Mose harimo arababwira gutega kwa kabiri. Arababwira ngo ese kurya mujya mugira ngo nuko mwari benshi kurusha abandi? Ese benewa mujya mugira ngo nuko mwari benshi kurusha abandi? Byavuye kuki kugira ngo uyu munsi do ariko narabatoranyije mbahereza mbagira abantu badasanzwe. Narabatoranyije ariko ngo irangize ishinja muntu. Niki yabwiye umuntu? Iramubwira icyo maze kubatoranya ngo ariko mwebwe mwaraje ngo mwanduza altar, niko mu cyongereza havuga ngo mwananiwe guhereje ishema altar niki harya ahera hanjye, mwananiwe kuhubaha, mwakoreye amakosa kuri rutari. Njyewe ko narabatoranyije kugira ngo muhereze icyubahiro ahera hanjye haba icyubahiro. None mwebwe maze kubatoranya mwanduje. Muri Bibiliya ya Kinyarwanda iravuga iki? Mwahumanyije igicaniro. Nta mwanya mfite wo gutinda kuri aya magambo. Icya gatatu irababwira ngo na mwari mufite isezerano ko nzabirukanira abanzi banyu. Isezerano nari mfitanye namwe niryo kubirukanira abanzi. Isezerano nari mfite namwe niryo kubarwanirira umurimo wa Mana. Ni isezerano nari mfitanye namwe ngo mbarwanirire. I will defeat for you. Nzabaneshereza. Niryo sezerano ryanjye namwe. Ariko namwe hari umurimo wa muntu byari bikeneye. Nyuma yo kubarwanirira hari umurimo wa muntu. Mwari kwishura icyo hari icyo namwe mukoze. Arababwira ngo maze kubaha isezerano ryo kubarwanirira, you react, murimo reactinga as my enemy. Mwebwe umuntu wewe icyo Imana igushinja aho njyewe nkubwira ngo ndakurwanirira, wewe uri muri twara nkaho ndi umwanzi wawe. Niko yabwiye Abisiraheli. Irababwira ngo aho kunyishura ngo ubwo nkurwaniriye umbere inshuti, none wewe you react as my enemy. Urimo urakora nkaho njyewe Imana ndi umwanzi wawe, kuko ibyo ukora ntabwo ukora bisa n'ibyo umuntu yokorera inshuti yiwe. Umurimo wa muntu ni ukuba inshuti ikomeye n'Imana. Iyi Imana imaze kukurwanirira, iyi Imana igusezeranyije kubera ukurwanirira, Imana izikubwira ngo icyo ngusaba ni kimwe, hinduka kuba inshuti yanjye. Ibyo ukora ntukore ibisa n'ibyo umuntu yokorera umwanzi we, ukora ibisa n'ibyo umuntu yakorera inshuti yiwe. Kuko isezerano ry'Imana iryo ntirihinduka. Nirivuga ngo nzakurwanirira, ntirivuga ngo nzakuneshereza, ariko umurimo wawe nawe nyemerera tube friends, but you react as ndi umwanzi wawe. Murimo murakora kaho njyewe Imana, imirimo yanyu iragaragaza ko njyewe ndi umwanzi wawe. Icyakane Imana irababwira ngo isezerano ryanjye ni ukumenyekana ku isi. Kumenyekana ku isi. Kandi kumenyekana ku isi kw'Imana ryari isezerano Imana yari yarabwiye Abisiraheli ngo isi izamenya biciye muri mwebwe. Yego, isi izamenya izina ryanjye biciye muri mwe. Hari ibintu bimwe tuba twiga iyo
bakavuga ngo ni imana, it's God of mission, ni imana ijya ijyana ubutumwa mu buryo buri direct n'uburyo buri indirect, mu buryo buri volontaire n'uburyo buri involontaire, kuko imana yari yarasezeranyije ko abisiraheli arizo fura, ariwo muyoboro w'isi ngo imenye agakiza. Niko imana, niryo sezerano ryari ry'Imana ngo abisiraheli bazaba umuyoboro bageza agakiza, isi imenye ubutumwa bwiza bice mu bisiraheli. Hanyuma abisiraheli imana ibashinja iki? Irababwira ngo mwasuzuguye izina ryanjye, ni mwebwe. Ariko ibi ndimo ndavuga ko murabyishiraho. Ni mwebwe ubushize, oya reka mbireke. Ni mwebwe imana yaritoranyije ngo mube umuyoboro. Umuyoboro birumvikana, mube umuyoboro w'abandi benshi ngo bazamenye agakiza biciye muri mwebwe. None rya zina ryanjye ryagombaga kuba magnified, ryagombaga kubahwa mu isi, nimwe muri murorisurugura. Why? Kubera iki? Nimwe mwari umuyoboro, nimwe mwari inzira, nimwebwe imana yaritoranyije. Cano bandi bazacamo ngo bamenye agakiza. Mana yigeze kubimbwira 2015, nari babwiye ushize, irambwira ngo bene wanyu bari muri iki gihugu bari bameze nk'akagezi gato yagatembeye mu mugezi munini, kugira ngo ibiremwa byo muri uwo mugezi ngo bibone amazi. Cyanditswe cyo muri Ezekiyeli ku Imana yambwiye ngo bene wanyu bari bamaze nk'akagezi gato gatembeye mu mugezi munini, kugira ngo ibiremwa byo muri wa mugezi ngo bibashe kugira ubuzima, ngo n'ibiti biteye ku nkombe y'urwo ruzi runini ngo bihinduke, amababi yarwo ngo ahinduke umutukiza. Niko mwari mumeze. Ariko uyu munsi nimwe murimo murasuzuguza izina ry'Imana. Mwari umuyoboro, mwari umuyoboro. Izina ryanjye ryagombye kuba magnified, ryagombye kumenyekana, kwamamara ku isi biciye muri mwe. None mwebwe murimo murasuzugura izina ry'Imana. Abakobwa barasuzugura izina ry'Imana, abasore barasuzugura izina ry'Imana. Kubera iki? Igihe kizagera, hari ijambo rinini ndimo ndategura, maze iminsi ndimo ndaritegura, rinini cyane, kandi nibikunda nzoryigisha basa namwe. Kugira imitekerereze y'Yerusalemu muri mu Giputa, iryo ndimo ndategura kuzaryigisha bene wacu. Ni gute umuntu ashobora kugira imitekerereze y'Yerusalemu ari mu Giputa? Kugira understanding izi Yerusalemu ariko kandi uri mu Giputa. Iyo bibaye ngombwa ukisanga mu Giputa, ni tuzamura amaboko rimwe. Tuvuge cyane haleluya. Niki byagenze gute? Ko hari umurimo wa Mana hakaba n'umurimo wa muntu. Koma byagenze gute? Byagenze gute? Buriya hari igihe tubyina tukagira ngo none ibingibi birahagije, ariko uzajya ugaruka uvuga ngo se umurimo wa Mana kuri nge n'uwuhe, umurimo wanjye kuri Imana n'uwuhe? Umurimo wa Mana kuri nge n'uwuhe, umurimo wanjye kuri Imana n'uwuhe? Niba kubwira ngo Yesu yarabirangije, uzobabwira ngo hariho umurimo wa muntu. C'est trompé, nukwibesha gukomeye. Umunsi bazakubwira ubwonko bwawe bakabuhindukiza, bakakubwira ngo nta murimo wa muntu, bazoba bakubeshe cyane. Ikimana cyose izikora izikenera ngo natwe turi praying mu yindi nzira. Nakoze iki? Imana nayo igashaka ngo ukore iki? Imana iradushaka hiki. Imana irimo kudushaka hiki. Kambabwira ibi bintu uko ari bitatu. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuzamura amaboko tuvuge haleluya. Mana iradushaka, turi abantu basenga cyane. Ndiyo ndavuga kuri iki cya kane, nico nkomerezaho. Nico twahoze twigaho Gidurayi, twahoze twiga ubuzima bwo gusenga, munyamasengesho.
ariko Imana iradushaka dusenga, ariko mwumva intego y'Imana mu kudushaka turimo turasenga. Intego y'Imana idushakamo mu isi ngo dusenge ni ugusenga, atari ukugira ngo tube abakomeye mu maso y'ab'isi. Imana irashaka ko dusenga cyane, ariko ari ukugira ngo Imana imenyekane biciye muri twebwe mu maso y'ab'isi. Ntabwo Imana irimo irashaka ko dusenga kugira ngo tube a great man in this world, tube abagabo bakomeye ku isi. Imana irashaka ko dusenga, but we still humble, dukomeze duciye bugufi kugira ngo Imana igagare mu isi. Imana irimo irashaka nyamasengesho ukomeye, ariko utenda gusenga for the purpose, kubw'intego yo kugira ngo ube umuntu ukomeye, ube munini. Oya, usenge kubw'intego yo kugira ngo Imana gagare. Imana niyo niko gusenga, ariko kenshi tujya dusenga ari kugira ngo tugerageze natwe ukuntu amasengesho tuzamure basi tube angire. No, intego nyamukuru yo gusenga ni ukugira ngo Imana ikomeze. Twazamura rimwe amaboko twavuga cyane haleluya 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 haleluya. Imana irashaka ngo dusenge cyane, atari kugira ngo tube abakomeye mu maso y'ab'isi, ari kugira ngo Imana ibikomeye mu maso y'ab'isi biciye muri twe. Cya kabiri, ugusenga kwinjiza abantu mu bubyutse. Iyo gusenga kwinjiza abantu mu bubyutse, Imana irashaka ko tuba muri ubwo buzima bubyutse. Ubuzima bugize gute bubyutse? Ubuzima bw'ububyutse atari kugira ngo twuzuze the empty church, insengero zirimo ubusa zuzure. Oya, siyo ntego yo kugira ngo ububyutse bube. Munyumve, ntabwo impamvu ari ukugira ngo insengero zirimo ubusa zuzuremo abantu. Ntego y'Imana ngo tube mu bubyutse ni ukugira ngo imitima iri empty ibashe kuzura, imitima iri gutyo ibashe kuzura, imitima iri mu busa ibashe kuzura, imitima iri mu busa ibashe kuzura. Apana insengero zirimo ubusa, imitima iri mu busa ibashe kuzura. Si ububyutse bwuzuza abantu mu nsengero, ni ububyutse bwuzuza abantu mu mitima. Seko turumvikana ba? Ububyutse iyo turimo turasenga rero dukeneye ko haza ububyutse. Si ububyutse bwuzuza insengero, ni ububyutse bwuzuza imitima. Imitima yari empty, imitima yari vide, kuzura. Abantu bakavuga ngo hari ububyutse, ya mitima yari gutyo none iruzuye. Cya gatatu, Imana irashaka ko tubaho ubuzima bubatutse. Nkunda kubivuga cyane. Hari principe iyo ndimo ndakora icyitwa definition y'agakiza. Nanita gukizwa ntabwo nzambyita kubatuka. Nta munsi numwe ndabyita kubatuka. Nza mvuga ngo gukizwa si ukubatuka. Gukizwa niba kubwira ngo warakijijwe warabatutse, uzobabwire ngo oya, gukizwa ntabwo ari ukubatuka. Gukizwa no guhindura ukubase. Amen. Asifiwe Yesu. Oya, gukizwa ntabwo ari ukubatuka. Gukizwa no guhindura ukubata. No guhindura ugira gute? Ukubata. Bibiliya iravuga ngo uko mwahaga imibiri yanyu biteye isoni ku imbata zabyo, ngo bariko muhindukiza iyo mibiri ngo ihinduke ku imbata zo gukiranuka. Nuwari imbata z'ibyaha, nuwari imbata ya kamere, wahindutse imbata yo gukiranuka. Umva igikomeye rero, Imana irashaka ko tuva mu bubata tukajya mu bundi bubata. Ariko mbere yuko umuntu amenya ko agomba kubatuka, ukuri kukubatura
wagombye kumenya ikinyoma cyari kikubase. Aha. Ntawe uzubaturwa n'ukuri ataramenya ikinyoma cyari kimubase. Aha. Kamisubire muri mwe. Ntawabasha kubaturwa n'ukuri kibikunda kugeza umunsi wahishuriwe ukamenya ikinyoma cyari kikubase. Utaramenya ikinyoma kikubase ntiwabaturwa n'ukuri. Biragusaba kubanza kumenya ikinyoma kikubase ngo ukuri kukubature. Aho. Amen. Tuvuge kandi amen. Twongere kandi haleluya. Noguma nkavuga byinshi. Murimo wa muntu, murimo wa mani dushaka. Mu minsi ishize narindi kuri Pasika, umwuka yampishuriye ibintu birindwi. Nyereka umurimo wa Mana n'umurimo wa muntu. Ni ibintu byo ngiye gusoreza. Turasoma ibyanditswe byinshi cyangwa ndaza kubivuga kugira ngo tuze kubisoma. Mu minsi ishize narimo soma ijambo ry'Imana, niga ijambo ry'Imana, umurimo wa muntu n'umurimo wa Mana. Umunsi Imana yemeye kwambara, umunsi Imana yemeye mu gitabo cy'Abaheburayo haravuga ngo Imana yemeye ngo kujya hasi y'abamarayika, ngo kandi abamarayika aribo bahoraga bamuramya. Ariko ngo aravuga ngo kugira ngo nongere ngarure muntu ndajya hasi y'abamarayika. Aba bahoraga baramya barimo barandamya, ndemera kujya hasi yabo kugira ngo ndebe uko nzana muntu. Turi kuri Pasika nahishuriwe ibintu birindwi. Umurimo wa Mana, umurimo wa muntu. Nahishuriwe ibintu birindwi. Mwuka arambwira, mwuka azambwira iyo ndi gusoma Bibiliya. Arambwira ngo impamvu nyamukuru ngo yateye, impamvu nyamukuru ngo yatumye abantu tumaze gukizwa ngo tutigeze duhinduka, niko umwuka yambwiye. Arambwira ngo ikibazo ngo nuko umurimo twawurekeye Yesu wenyine, kandi wari umurimo wa Yesu nawe. Impamvu yatumye muri iki gihe abantu batarahindutse, aha gakiza tumaze kukakirira abantu ntibigera bahinduka, nuko umurimo wakozwe na Yesu wenyine, kandi wari umurimo wa Yesu nawe, wari umurimo wa Yesu nanjye. Iyo mubyumvise mwumfasha mukabyumva, reka mbisubire mirindi rimwe hanyuma ndabisobanura. Amen. Haleluya. Tuzamura amaboko. Tuvuge cyane haleluya. Umurimo ntabwo ari uwa Yesu wenyine, ni uwanjye na Yesu. Ko naratangaye. Mana we, Mana, iri teraniro ryumva aya makuru, abarokore twamenyereye kuririmba tugira n'amagambo avuga, ndababwira umurimo wa Yesu Kristo ukuntu wagomba kuba umurimo wa Yesu nawe. Twaramenyereye baratubwira ngo Kristo yarabambwe, ngo ngewe ndabamburwa. Ariko ratangaye. Umva icyambere, umurimo wa Yesu wagombaga kuba umurimo wa Yesu nawe, wagombaga kuba umurimo wa Yesu nanjye. Ni Kristo wabambwe, nanjye ndabambwe. Ntabwo ari umurimo wa Yesu wenyine, ni Kristo wabambwe. Bibiliya ivuga gute mu gitabo cy'Abakolosayi, Abaroma ibice 6:6, Abagalati ibice 2:20, niwe wabambwe nanjye ndabambwe. Impamvu tutahindutse mu buzima bwa Kristo nuko ari Kristo wabambwe wenyine. Ntabwo ari umurimo wa Kristo wenyine, ni umurimo wa Kristo nawe. Cyambere, ni umurimo wawe ngo abambwe, ariko kandi ni umurimo wawe ngo ubambwe. Utarabambwe tarabambanywe na Kristo, ntiyabambwe ngo tubamburwe, ahubwo nabambanywe nawe. Seko turumvikana ba? Hoya si Yesu wabambwe ngo ngewe mbamburwe, ni Kristo wabambwe nanjye ndabambwe.
none ntabwo ari njye ukiriho ahubwo ni Kristo muri njye. Habaye iki? Byagenze gute? Si umurimo wa Kristo wenyine, ni umurimo wa Kristo nanjye. Ni wowe wabambwe nanjye ndabambwa. Hoya, si wowe wenyine. Impossible. Impamvu Yesu yarabambwe, wowe ntiwabambwe. Kudakizwa kwawe, kubigumamo kwawe, twarekeye umurimo Yesu. Ese mubyumvise ba? Uko ntimwobyumva? Ni Kristo wabambwe, twebwe twamatuguma bashugushugu babandi twari turi boho, ariko abandi yarabambwe nabo barabambwa. Icya kabiri, mwanya wanjye kera warangiye. Icya kabiri, yarapfuye natwe turapfa. Ntabwo ari Kristo wapfuye ngo twebwe tube bazima. Abaroma ibice 6:2 Bibiliya iravuga ngo kuko mwapfanye nawe. Kuko mwagize gute? Ntabwo ni wowe wenyine wapfuye. Ni wowe wenyine wapfuye. Umva ni Yesu wenyine wapfuye. Kuko mwapfanye nawe, abandi ntabwo bazabareka ngo apfe wenyine. Yarabambwe nabo barabambwa, ngo apfe nabo barapfa. Icya gatatu, ngo ahambwe nabo barahambwa. Bibiliya iravuga ngo kubw'umubatizo ngo nahambanywe nawe. Yesu ni umwami. Nahambanywe nawe. Ntabwo ari wowe wahambwe wenyine. Nahambanywe nawe. Nahambanywe nawe. Twarekeye Yesu umurimo, tumemwachia kazi na ilikuwa kazi yetu na yeye. Niwe wahambwe nanjye ndahambwa. Icya kane, Abaroma, ndavuga icya gatatu n'Abaroma ibice 6:4. Nuko rero kubw'umubatizo narahambwe. Icya kane nukuzuka. Yarazutse ngo nanjye ndazuka. Maze kuzuka kuko twapfanye nawe, ntabwo yazutse ngo nsigaye. Dore kibazo gikomeye abarokore bafite. Tuvuge amen. Mwagiye. Turi kumwe. Tuvuge amen. Tuvuge kandi haleluya. Yarazutse turazukana. Cya gatanu, ngo abe muzima, tubana bazima na Kristo. Abaye muzima. Dore kibazo rero gikomeye dufite ni iki? Naba Kristo dukeneye kubana bazima na Kristo, tutaremeye gupfana nawe. Cyo kibazo gikomeye dufite. Abantu bakeneye kubana bazima na Kristo. Abantu bakeneye ko Kristo aba muzima, nabo bakaba muzima, ariko bataremeye gupfana na Kristo. Abashaka kubana bazima na Kristo nabemeye kumanukana nawe muri uru rugendo. Nuwemeye kubambanywa nawe, nuwemeye guhambanywa nawe, nuwemeye kubambanywa nawe, uwemeye kuzukana nawe, nuwemeye kubana muzima nawe. Ariko biragoye ko uyu munsi tubana bazima na Kristo tutarapfana nawe. Ibi nkunda kubisubiramo kenshi. Urugamba rukomeye rw'umukristo agira ku isi, umukristo wese ukiri mu isi, urugamba rukomeye agira n'urwo kurwana nawe. Urugamba rukomeye rw'umukristo agira kiri mu isi n'urwo kurwana nawe. Urugamba rukomeye rw'umukristo agira kiri mu isi n'urwo kwica we. Kuko narababwiye ubushize, ndababwira ngo Kristo ntazabana natwe bazima, Kristo azabana natwe bapfuye. Iyo ukiri muzima nta Kristo uzaba muri wowe, Kristo azaba muri wowe wapfuye. Mu muntu habamwe intebe imwe. Iyo ntebe iyo ukiyiciyeho wowe uri muzima, nta Kristo uzawicara muri wowe. Kristo aba muri twebwe bapfuye. Habaho njyewe muri nge, cyangwa hakabaho Kristo muri nge. Ntazabana nanjye muri nge. Kristo ntazabana nanjye muri nge. Oya, ntibabana babiri bombi muri nge. Habaho njyewe muri njyewe, cyangwa hakabaho Kristo muri njyewe. Ariko twebwe bazima ntitubasha kubana na Kristo. Kristo abana natwe bapfuye. Uracari muzima cyangwa warapfuye? Twari tugeze ku cyakangahe? Cya gatanu.
twari tuvuze ngo Kristo yabaye muzima natwe tuba bazima. Cya gatandatu yarazutse natwe turazuka. Cya karindwi nico nkunda cyane. Cya karindwi nico nkunda cyane. Bibiri rivuga ngo abo nyine abo ntabwo yabarekeye mu isi. Abo nyine bakoze ibyo bitandatu. Abakoze ibyo bitandatu ntabwo yabarekeye mu isi. Bibiri rivuga ngo yarabazamukanye, ntiyigeze abarekera ino, ngo abo yarabazamukanye, ngo barabajyana, ngo abicazanya na se. Abo ntiyigeze abarekera mu isi, yarabazamukanye bicaranye na se mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Abo ntibabino, abo ntabwo babino. Ese nimvuga iki muracumva? Nta bantu bazova mu isi baza mu ijuru. Confusion. Nta bantu bazova mu isi baja mu ijuru. Ijuru rizogirwamo n'abavuye mu ijuru. Equation. Abo yarabazamukanye n'ubundi nubwo baba mu isi ariko baba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Abo nibo bazongera kwisanga mu ijuru. Abo ariko nta bazava mu isi bazoja mu ijuru. Impossible. Barababesha. Tabo n'ubundi babaga mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Abo babaga mu ijuru mu buryo bw'umwuka bari barazamukanye nawe. Abo yari yaricaje inase mu buryo bw'umwuka nibo bazicarana nawe mu bundi buryo. Babaga mu ijuru n'ubundi kuko ntibabaga mu isi. Ntabwo babaga mu isi. Barazukanye, barapfanye, bahambanywa nawe, bazukana nawe, babana bazima nawe, bazamukana nawe, baba mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Umunsi ijuru rizokinguka, abo babaga mu ijuru mu buryo bw'umwuka nibo baziruka bakajayo. Tuzamura amaboko tugatane haleluya. abantu bari mu gutekereza ngo hari impanuka izoba umuntu akisanga mu ijuru. Ijuru rizogirwamo n'abari barisanzwemo. C'est pas un accident. No, ntabwo ari ikintu kizahapeninga. No, n'abari basanzwe baribamo. Yo bari basanzwe babamo. None ga Imana ibaho umugisha. Amen. Haleluya. Agira ngo mbasezere mu izina rya Yesu. Muri iki cyumweru turimo nzasubira mu Rwanda. Nagira ngo mbasezere rero. Ntabwo tuzongera kubana. Amen. Reka rero mbasezere muri aya magambo kugira ngo dusezerane. Nari mvuye kubabwira ngo Dawidi muri Zaburi ya 15, Zaburi ya 15 Dawidi yaranditse aravuga ngo ninde uzaba mu nzu y'Uwiteka. Aravuga ngo ninde uzatura ku musozi we wera. Niko Dawidi yavuze. Noneho ntabwo yavugaga abantu basiga abana n'abagore bakajya kuba ku musozi. Nta nubwo yavugaga ngo abantu baze kuba mu ikanisa baze guturamo, kuko yaravugaga ngo ninde uzatura ku musozi w'Uwiteka. Tuvuge amen. Icyo Dawidi yarimo avuga, yavugaga imibereho y'umuntu isa n'uba ku musozi. Yavugaga imibereho y'umuntu ikavuga imibereho y'umugabo n'umugore uba mu rugo, ariko uko yitwara n'uko abaho agasa n'uba ku musozi w'Uwiteka. Nico yarimo avuga. Mvuye kubabwira ngo ijuru ntirizagirwamo n'abazaba bavuye mu isi. N'abari barahinduye ubuzima bwabo kuba mu ijuru bazongera kujya mu ijuru. Voilà. Iyo umuntu ashaka kubaho ubuzima bwiza mu isi, ufata imibereho yo mu ijuru ukayiberamo ino. Ta process. Kuva mu gupfa
kuva mu guhambwa, kuva mu kuzuka. Iyo tubayeho muri ubwo buzima bw'abapfanye nawe, bw'abazukanye nawe, ni abatabino. You know? Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. So, abo bagenda na presence y'Imana, kandi presence y'Imana heaven to them. Iyo umuntu agendera muri presence y'Imana, presence y'Imana ni ijuru mwisi. Mbambayeho mu ijuru. Abo babaho muri presence y'Imana, bajya bagendera muri presence y'Imana. Presence y'Imana ni ryo juru. Turi kumwe mba ndi mu ijuru pe. Siko baza baririmba ba mukecuru. Turi kumwe mba ndi. Niyo turi kumwe muri ubu buzima, ubuzima tubanyemo nawe hano, mba ndi mu ijuru pe. Ubana nawe abari mu ijuru pe, ni uzisanga n'ubundi mu ijuru. Ijuru rizogirwamo nawe. Kirumvikanye mu izina rya Yesu, amen. Ngiye kubabwira ibi bintu bigera muri 4 hanyuma nsoze. Wari wahagurutse. Tuvuge cyane haleluya, haleluya, haleluya. Musi tuzagera mu ijuru, nitugera mu ijuru. Nasomye Bibiliya neze muri iyi minsi. Bibiliya irambwira ngo ijuru nibiba ngombwa, yego nivyo, tugacirwaho urubanza. Tugacirwa urubanza mu ijuru. Tugacirwa urubanza mu ijuru. Maze gusoma Bibiliya ejo bundi, soma Bibiliya irambwira ngo abiki gihe bazacirwa urubanza n'abikindi gihe. Wow. Mbere yuko Imana iducira urubanza, abiki gihe bazacirwa urubanza n'abikindi gihe. Matayo 12 umurongo wa 44. Bibiliya iravuga ngo ab'Ininewi ngo bazahaguruka bashinje abiki gihe, ngo bababwire ngo ese ko twebwe twumvishijwe ijwi rya Yona ngo tugahindukira, ngo ni gute mwabonye uruta Yona ngo ntimwahindukira. Umva ab'Ininewi bazicara ngo babwire abiki gihe, ngo babwire ngo twebwe twumvishijwe ijwi rya Yona ngo twama duhindukira twambara ibigunira. Ngo se ni gute mwebwe mwumvishijwe ijwi ry'uruta Yona, ijwi rya Yesu mwahoraga mwumva, ngo ni gute mutahindukira. Ab'Ininewi bazicaza abiki gihe bumvishijwe ijwi rya Yesu, bababwire ngo twebwe uwo twumvishe ni Yona, ariko ntitwigeze turimbuka, twarahindukiye. Byagenze gute? Ngo mwebwe mwumva ijwi rya Yesu, tweko ese twebwe ko Yona yavuze tukambara ibigunira, koma byagenze gute? Abiki gihe bazashinjwa n'abikindi gihe. Byagenze gute? Yona yaraje aravuga ngo mwiyane, umunsi wa mbere mwiyane, ariko mwebwe ijwi rya Yesu ruta Yona, ni gute mwumvishije iriruti rya Yona ntimwahindukira? Byagenze gute? Ko twebwe Yona yavuze tugahindukira, ariko mwebwe ese Yesu we 12:42 muba muri Matayo. Bibiliya iravuga iki? Ngo wa mugabekazi wagiye kureba Salomo, ngo azababwira ngo ese ngewe ko numvishije ubwenge bwa Salomo, ngo nkava iwanjye nkajya kureba Salomo, ngo ni gute mwebwe mwagenderewe n'uruta Salomo ngo ntimwagira amatsiko ngo mujye kumureba. Umugabekazi ngo wikusi, ngo yumvishe ubwenge bwa Salomo, ngo aravuga ngo reka ngende. Ese turi kumwe ba? Ngo aravuga ngo reka ngende.
ngo njye kureba ngo azohagarara ashinja ab'iki gihe. Ab'iki gihe bazoshinjwa n'uwo mugore mugabekazi w'ikusi, ababwire ngo njyewe numvishe Salomo. None mwebwe ni gute mwumvishije ibiruti bya Salomo ntimwahindukira? Ab'iki gihe mwabaye gute? Mwumvishe amakuru aruta ya Salomo. Amakuru ya Yesu yabagezeho, ntingahaguruka ngo mwirukanke muje kumushaka. Ngewe ko numvisha ya Salomo kagenda, mwebwe ab'iki gihe ko masava. Ab'iki gihe koma cya gatatu muri Yesaya 23 umurongo wa 1 n'umurongo wa 18 haravuga amakuru ya Korazine na Betisaida. Bibiliya iravuga iki? Ibyakorewe muri wowe iyo bikorerwa i Tiro ni Sidoni. Amakuru y'i Tiro ni Sidoni uzayasanga muri ico gitabo narimvuze muri Yesaya 23 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 18. Abi Tiro ni Sidoni ngo bazohagarara bashinja abi Kaperinaumu. Nibo narimvuze ngo bababwire ngo Korazine, ngo babwire abi Korazine, ngo na Betisaida, ngo bababwire ngo ibitangaza byakorewe muri wowe, ibitangaza byakorewe ngo iwanyu, ngo iyo bisha gukorerwa iwacu ngo tuba twarahindukiye. Abico gihe bazashinja ab'iki gihe. Abi Tiro n'abi Sidoni bazahagarara babwire ab'iki gihe, bababwire ngo ibitangaza mwabonye n'amaso yanyu. Iyo twebwe abi Tiro ni Sidoni tujya kubibona tuba twarahindukiye. Cakane Sodoma na Gomora ngo bazobwira Kaperinaumu. Kaperinaumu naho Yesu yarari, naho Yesu yakora ibitangaza bisa n'abirya byakorewe iwanyu, ngo abi Sodoma bazobwira abi Kaperinaumu ngo bababwire ngo mwebwe twebwe Sodoma iyo bakorera bya bitangaza Yesu yakoreye iwanyu tukabibona guca twebwe abi Sodoma tuba twarihanye. Kubera iki mutihanye mwabonye ibitangaza bingana kuri? Urakoze.